guhaye ikaze kandi ndizera ko umeze neza aho waba uherereye hose wowe udukurikira umunsi ku wundi. Ku munsi w'ejo nyuma y'igitaramo cya Iwacu na Muzika Festival aho cyabereye mu karere ka Rubavu, nibwo Irene ndetse na Bruce Melody bagiranye ikiganiro kuri kano kanya kiri kuri YouTube channel ya MIE Empire. Akaba ari ikiganiro rero kirambuye bagiranye kimara isaha irenga nk'uko bisanzwe. Murabizi iyo bawe bakorana ibiganiro birebire kandi birambuye biri mu rwenya rwinshi nk'ibisanzwe. Bruce Melody azi kuganira cyane muri icyo kiganiro rero nibwo Irene yaje kubwira Bruce Melody ko witwa Fata ku mavuta yatawe muri yombi. Bruce Melody biramutungura kuko ntabyo yari azi, kubera ko yari adakoresha imbuga nkoranyambaga, irimo yitegura performance yari afite kuri uwo munsi wo kuwa gatandatu. Nibwo rero Irene yaje gukomoza ku kintu cyitwa ko Fata ku mavuta yavuganiraga 1:55 AM muri rusange, ndetse akana stickinga cyane kuri Bruce Melody aho yamuvugiraga akamuburanira akanavuga neza ibikorwa bye ugereranyije n'iby'abandi. Bruce Melody rero yaje gusubiza Irene aramubwira ati ngiyewe nta muvugizi ngira, Fata ku mavuta ntabwo nigeze mutuma kumvugira, ati kuko nanjye ubwanjye nzi kwivugira, amagambo ndayagira menshi, ati kandi nta uragira icyambaza ngo njye nimimbura icyo mvuga, rero nta muvugizi nkeneye, nta n'umuvugizi nigeze ngira, njye ndivugira. Bruce Melody yakomeje avuga ati umugabo mwaseka imbohe, Fata ku mavuta ndamwifuriza ko byajya mu nzira bikajya mu mucyo, akagaruka agakomeza agakora akazi ke nk'uko bisanzwe. Kora subscribe rero kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe umunsi ku wundi.